ururuhu impamvu ndagwambayemo kigera hangaha abaganga benshi bakunze kubikora bihishije ko bazi ibyo bakora bazi ko ari ukubesha twero ndaho tubeshe ibyo tubikora ku mugaragaro. Nongeye nabasuhuje mbahe ikaze mwese abadukurikira hano kuri YouTube kuri channel yacu yitwa Amakuru yo muri karitsiye uko mbivuze mu kinyarwanda nkuko mubibona. Tugiye kuganira je nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Tugiye kuganira twifuje kumenya byinshi bivugwa ku mivurire cyangwa se ubuvuzi gakondo, ubuvuzi bwa kinyarwanda ariko hifashishijwe uburyo abantu bavuzwa hakoreshejwe imiti ya gihanga cyangwa se ibikoresho gakondo. Ahangaha usangamo impu, usangamo amahembe, usangamo uducuma, usangamo n'ibindi bikoresho bitandukanye ari bikomoka ku nyamaswa cyangwa se no ku bimera. Twifuje kumenya rero ukuri kwabyo uko bivugwa. Tunyarukira mu ntara y'Amajyaruguru, turi mu karere ka Musanze. Ahangaha hari umukecuru atubwira yuko ibi byo kuvura muri ubu buryo biba mu murage yabirazwe na basekuru n'abasekuru, hanyuma nawe kandi akaba ngo yarabiraze umuhungu we. Imivurire y'ubu buryo ikoreshwa hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo. Reka turebe gato uko twasanze barimo kuvura. None se kugeze hano kugenzwa n'iki? Narwaye mu nda, horaga harambya, nta hantu nivujije hose narahageze biranga, none bandangiye ngo ni kwa Nyiragahamirizo, ubwo naje ngo ndebe niba mwamfasha. Ucakire mbata mukaka kira hano kabiri. Uyambe umuzukuru mbate mukaka kira gisimo yamuteye mbate mukaka urakoze kubimukira mbate mukaka nzagutekera umutsima w'ingano mbate mukaka uzohore uyamba buzukuru mbate mukaka numwana mutoya bamutonye nyamaswa mbate mukaka ariko uzahore umuyamba uretse abantu bagenda batwitirira ngo turi bakana kaoya twebwe ibyo dukora ni naho hantu uzabona umwana ukorana nyina abandi bagenda bikora mu bwisho nje mbikorera tubikora ku mugaragaro. Nitwa Nyiragahamiriza. Ubwo kera rero twaravute dusanga ba data n'aba mama n'abanyogokuru bavura bya gihanga. Abagore bagumiwe kutabyara, abakobwa bazingiwe kudashaka basore, ubwo bategaga abantu ibintu mu maguru bakagenda amaguru gakabyimba, iwaje no kubyara ku bitaro bagasanga barakumanikiye byose bakabivura. Ubwo nibihato no kurutsa ibyo bintu byarahose. Ubwo muri make harimo hagaragaramo n'ibintu bijyanye cyane cyane ndikumva ibintu bijyanye n'amarozi. N'amarozi. Barogaga umuntu noneho yaba atagiye kwirukisha ngo babimukuremo agahita apfa. Ariko rero bya gihanga baramuhaga imiti akabiruka bikavamo agakira. Bivuze ngo ibi ngibi byakorwaga uri muto uri mu muryango wabaga ubireba. Nabaga mbireba ndi kwa nyogokuru niyo narerewe. Nyogokuru yaravuraga na sogokuru. Nanje mbese niho nyogokuru na sogokuru babindaze bamaze kwitaba Imana. Bivugwa yuko cyane cyane ubuvuzi koko ari umurage, ubwo no kuvuga ngo nabo babirazwe n'ababyeyi. Nabo babirazwe n'ababyeyi basize. Nanje niyo narerewe nanje barabinsigira. Warakomeje rero urabikora, urakomeza uvura abantu, urakomeza urabarutsa abo baroze ndetse n'ibyo bihato kugeza n'uyu munsi. Kugeza n'izi saha barangana uretse ko ngeze mu busaza mu bucecuru nyine, ubwo nanje nabiraze umwana wanje. Nanje niwe ngiye kubiraga nawe aje arakora nk'ubuvuzi bwa gakondo bwa sogokuru na nyogokuru. Bivuze ngo mu muryango ubamo ubu buvuzi gakondo umwana wahagomba kuba ari aho ngaho hafi abikurikirana umunsi ku munsi. Yego. Ni ukubikurikirana umunsi ku munsi ku murwayi uje kwivuza. Nk'iyo abana ari benshi mu rugo se bose babaraga ubu buvuzi cyangwa harimo umwe uba waratoranijwe kugira ngo aragwe ubu buvuzi? Numwe natoyemo unyubahaga unkundaga niwe nanje naraje ubwo buvuzi. Ubwo niyo mpamvu nawe wanyu babukuraze? Nanje niyo mpamvu nubahaga nyogokuru na sogokuru niyo mpamvu babundaza. Nanje mburaje umwana wanje nkundaga. Urakoze cyane. Hari rero bumwe abantu usanga bavuga bati ntibishoboka n'amagambo, niki wabidusobanuriraho?
njewe abantu navuraga bampaga impano yo kugira bati wa mukecuru waratuvuye twarakize none tugiye kuguhemba igikorwa dukoreye nkabona banzaniye ihene nkabona banzaniye mbesi igikorwa ciza mu rugo kandi bakaza kunshimira ko hari abantu batemera ko ayo marozi abaho no kuzinga abakobwa badashaka no kuzinga abantu kugira ngo babone n'abagabo babo bibaho bibaho rwose. Hanyuma hari abantu rero usanga kenshi nk'iyo baje babagana abenshi baza bafite ibihe bibazo baje kukubwira ko bagwaye bakakubwira ubugwayi bagwaye noneho nawe ukabakemurira ikibazo ukabavura. Ntaho byaba bigera bikabagora se ku buryo namwe hari byabananira? Oya ntago byatunanira twese dufite ubushobozi nk'abaganga ba Gihanga. Aha nari ngiye guhita nkubaza ngo ubushobozi mu bukomora hehe mukomoka kuki? Kuko naje mbona ibikoresho bitandukanye hano nabyo uragenda ubitubwiraho bike yenda n'ibindi n'uriya muhungu arabuze kutwunganira kugira ngo umuntu yumve imbaraga aho zituruka. Tuba dufite imiti inyuranye y'ubugwayi bwose. Iyo uje ukavuga ubugwayi umuti gubaguhaye ubwo imiti iranyuranye nko kwa muganga nyine uko bisanzwe turagikemura rero ukagenda ukawunywa nanga nka gukorera gahunda neza ukagenda ukaza uri kuvuga ko wakize. Umuntu ahita yumva umuti akavuga ati si umuti, hari imiti usanga abantu bakura mu bimera, ndavuga mu byatsi, hari imiti bakura mu bikomoka ku matungo nk'impu, amahembe ndetse n'ibindi, ndetse no mu bindi bitandukanye bituruka mu butaka nk'amabuye, ibumba n'ibindi. Mwe imiti muyikomora kubiki? Ubwo twebwe abavuzi ba Gihanga ba kera basogokuru n'abasogokuruza badusigiye imiti naho tuyikura haba harimo n'amabanga. Yego. Uyu rero ni ukuvuga ngo uyu muhungu wawe wamaze kumuraga ubu buvuzi, ese murafatanya mu gukomeza kuvura abarwayi cyangwa hari naho mujya kubasanga kure bikangwa ko yajyayo ariko byose yaramaze kubimenya? Iyo ari kure nananiwe ndamwoherezaga akagenda akabavura, akaza kumbwira ko yavuye kubavura, bakazaza kumbwira ko umwana wanje yabavuye bakize, bakaza kudushimira. Se hano twabonye hakunda kugenda abantu benshi, nta gihe kigera mu kumva murananiwe cyangwa se muri mu bihe mudashobora kuba mwakwakira umuntu kumuvure bitewe n'abantu benshi? Oya, ntabwo tunanirwa kubavura kandi baba babaye turabavura, twananirwa tukaruhuka kanya gato tukongera tugakora akazi kacu. Ariko ngo haza n'abaturutse kure cyane. Yego, za Ndusu, za Gatonde, za Nyamutera, za Kigali, za Gisenyi, nta batatugana bose barazaga. Kandi barakira pe, ubwo abo tuvuye bakazana abantu. Turacyakomeza tuganira rero ubu buvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi bwa Kinyarwanda. Twumvise yuko habamo umurage. Uyu nawe ni umwana w'uyu mukecuru, reka atubwire muri make kwakira irage cyangwa se umurage kuri ubu buvuzi, uko yabukurikiranye, uko yabwakiriye, nuko agerageza gufasha abantu. Reka banza twibwire. Nitwa Wayo Juma. Mama yagerageje kumbwira ati mwana wanje, urabona turi mu isi ibibazo ariko hari ibanga njaka kuzakumenera. Ati se mama nirihe banga? Ati rero nanjye bangiye kuzakumenera nayimenewe nande na nyogokuru. Murabona murabyirebera ahangaha dukora umurimo w'ubuvuzi gakondo. Murabona ahangaha irihembe ni Munyakuzi, iringiri ushobora kuba uri hirya hanze y'igihugu rikaba ryagenda rikagufashiriza iyo ngiyo yuri uduhaye umwirondoro wawe tukarituma. N'ubu njaka naje ubunyamuru kureba guca mukabibona gose rikagenda nako kanya uko n'ukuri songoye ni nako ndawe tunda mu kirere. Turarifata tukarituma, waba uri muri Amerika, waba uri hehe, aho waba uri hose riragufasha. Hanyuma iryo rindi wavuze ngo ryitwa Munyakuzi. Uraribona rero Munyakuzi abari ikintu kigira vuba vuba. Urabona ahangaha hafatiye amafaranga. Aya mafaranga rero niyo baba bakwibye. Na iringiri niryo ridufasha mu kazi ka buri munsi,
rihita rigerageza ako kanya kugira ngo ibyawe byagiye ako kanya bigira ute bize kugaruka. nuvuga ngo mu byo mukora n'aba bantu bibwa cyangwa se abantu bariganyijwe ibintu mugeze ko mu musaza avuga ati baranyambuye murashakisha mufasha umuntu gushakisha cyane gose naho kanya naho bwawe kubyirebera iri hembe riragenda rigashaka cyane gose dore ngubu urabona kino giceri wakijanye urabona ko cavuyeho ariko urabona ubu ngubu nta gute naho kanya ngo tangira guca urabona ko cagize ute ko ca iseki rute kirifata no kuvuga ngo aho ibintu bya dose bya babiri nako kanya na maderegite bitabigira ute bihita bikemuka. Yego uracyari muto ubu buvuzi biragaragara ko ufatanya na mukecuru kubera umurage mukura mu muryango hanyuma twagira ngo turebe abaza babagana umunsi ku munsi utunganiye nkuko mukecuru bitubwiye baza bafite ibihe bibazo. Hari abaza bafite ibibazo by'amarozi abantu basizemo ibisazi abandi babyimbye inda abandi babyimbye amaguru abandi bagwaye ingwara zo kuva zidakira abo akenye nibo dukunze wirute guhura nabo. Abantu baruzinyatsi ibintu by'imyaku kadepoza ahantu bikunde ibintu nk'ibyo abantu nibo dukunze wirute guhura nabo. Mu byo mukecuru yatubwiye harimo ibintu by'amarozi y'amategano kuzinga inda umuntu agiye kubyara bigafata igihe kirekire n'ibyo bintu by'imyaku ndetse na za karande zindi. Nagira nkubaze mu miti mukoresha wagiye ukurikirana ba nyogokuru bakoreshaga ndetse na mukecuru wawe yagiye akoresha kuba dukurikiye yaba iva nkahe kuko hari imiti tuziva mu bimera mu biti kubikomoka ku matungo ndetse no mu butaka. Urabona rero hano tugira imbaraga zitandukanye iyo tugiye guhamura ndagutuma abantu baje kuduhamurira. Ubu urabona iri hembe rishobora kusimbuka rikaja muri Amerika. Ubu none ahangaha ari mangeneye umuti bita mubuwa riragenda muri Kongo mu shamba ribuce girute ribuzana ahangaha ari mangeneye Kamaramahano ishobora kuba byibuze iri muri Nyungwe. Iri hembe riragenda rigirute riwahire rigirute riwuzane ariko hari ibanga dufite twihariye umurage twasigiwe tutagomba girute kugaragaza mu maso yanyu. Murakoze. Yego urakoze cyane uvuze umurage ukomeye noneho tubihuze yenda n'ibintu bijyanye na basogukuruza ahangaha kuko aramuntu avuga bati hari izindi mbaraga zishobora kuba zituruka yenda kuri Nyabingi cyangwa se zituruka n'ahandi mu myemerere y'abantu ya kera uko babyemeraga bihuriye. Okay abantu rero tubyumva kimwe umuntu ngo yongeye kwivuza ngeye kwa shitani nose kuri umuntu ukora ni shitani kwabonye amasobonye ni shitani ahubwo twe nubu twari dufite twasigiwe naho abo bavuga ngo bagiye kwa Nyabingi ni ibintu abantu bisizemo ariko ubu tuvugana n'umuntu avugana na shitani twe ni imbaraga n'ubuvuzi bukuruturuka mu muryango wacu bwa gakondo si ugushakisha. Hari naho hantu uzumva ngo kwa kanaka ubu dufite ikibazo cy'abaganga bagenda batwitirira baryamana amafaranga ngo nahuye ngo nakanaka mu byukuri ndibaza umuntu namurya ikire kijana gute wabonye ko bazana ikire kijana hangaha noneho kuma umuntu ngo byagenze guce kandi uwo muntu yagize nuko duharabika no guharabika izina ryacu natwe mu byukuri uraza tukakwakira tukagusuzuma y'ibyawe tubonye ari byo kwa muganga tukohereza hehe kwa muganga mu kizungu yari bya kinyarwanda turakwakira tukakuvura ugakira ugataha. Aha ngibi rero ibyiza byo kugenda tukajya kwirebera hari benshi bashidikanyaga burumva yuko ubuvuzi gakondo nabwo bwemera ubuvuzi bwa kizungu n'ubuvuzi bwa kizungu hari aho bushobora kuba bwemera ubuvuzi bwa gakondo. Hari aho n'abavuzi ba kizungu bashobora kuboherereza umuntu bakavuga bati ibi ngibi si bya kizungu mujye mu kinyarwanda cyane gose ibyo ni ibintu ku munsi wa none ubu ndagushobora kuza ahangaha udafite ubwisungane mu kwivuza ngo ngwakire kuko dukorana n'ibigo nderabuzima. Hari igihe hagera bakubwira ati ndago ibi bintu ndago ari ibyahangaha gana hehe gana mu kinyarwanda. Kandi hano abantu baraza benshi cyane gose nawe wabyiboneye. Aha reka rero noneho dusoze tureba bimwe mu bikoresho bigize ubu buvuzi buri muri uyu muryango kuko aho ugiye hamwe usanga badafite ibikoresho bimwe ibyahangaha bafite byadutangaje twabonyemo dusobanure bimwe na bimwe mu byo turimo tubona hano. Urabona
iri hembe ubona bagita munyakuzi. Munyakuzi icyo bisobanura gufasha aho umuntu yaba ari hose byihutirwa ako kanya. Iri ngiri ubona bagita kaboroga. Kaboroga ni ukuvuga ngo aho waba uri hose utaka ubabaye uboroga. Urabona ukuntu ugigonza ahangaha guca ritari gufata rikakwiyegereza rikagushira muno hagati. Ndago wakoraho. Ndago wakoraho. Noneho yujemo hano hagati ritari rifata ibibazo byawe. Ubwo urikoza ku muntu ukurikije ikibazo afite. Reka da niyo twaba tari kumwe. Nje no kuvuga ngo umwirondoro yawe amazina yawe. Urabona uko rimeze guca. Riraza mu hano guca kugira ngo mbone ko ibyaye mzakiriye. Hano hari akantu nza kubona kameze nk'ifoto yawe ngahita ngusuzuma tutayi kumwe. Kugira ngo aho waba uri hose ku buryo kuza bikugoye iri ngiri niryo ritegerute rigufasha. Yego. Nabonye n'uducuma mbona dore rero iki gicuma ubona nawe bwa uri kuciyumvira kirimo inzuzi zera. Inzuzi zera mu yandi magambo no kuvuga ngo gifasha abantu bahuye n'amashitani amahumane kwa kunuvanga abantu bari kugenda ngahantu ngo umuntu wahuye n'imyuka mibi. Kino gicuma ngira guca wa muntu wahuye n'iyo myuka mibi igahita imuvamo ako kanya mu masegonda. Urabona uyu ni umurizo. Uyu ni umurizo w'iki? Uyu ni umurizo w'inyamaswa bita inzanga. Inzanga ni inyamaswa kuva na kera hose abakuru bo barayizi. Inzanga ndago ushobora guhora n'ibibi nayiguhaye ntuziza kubikenera uze nguherezo gatoya. Inzanga ni ukuvuga ngo ni ikintu ushobora aho wanyura hose haba ari ahantu hari imyuka mibi haba hari ahantu hari amashitani n'amarozi ibyo bintu ndago byagirute ndago byagufata. Ubu hari abantu bagerageza kutwigerera ariko kubera ariyo mpamvu ubona iyi nzanga ntago wapfa kuyibona hari hose. Ndapfa kuyibona hari hose ari ahantu uzasura abaganga ariko nta muganga uzasanga afite iki inzanga. Iyi ngiyi twayisigiwe na sogokuru bitaga Yakobo. Yego. Hanyuma iri hembe ryo mwana naryo ni ryo sogokuru yadusigiye. Ibi byose ubona ndago abi twagiye gucirira ni byo sogokuru yagizute yadusigiye. Urabona nibuye. Urabona iribuye si sarabwayi siniki. Iribuye amahembe gari ko yahantu bita irubumbashi. Riva irubumbashi iri nibuye umudamu bamanikiye hinda. Turikoza mu mazi twarangiza yamazi akayoga avaho ngaho umwana agizute amubyaye. Iyo byanananye kubyara. Kubyara. Nabonye n'inzogera. Iyi ni inzogera rero. Iyi ni gwamiringi. Gwamiringi ni ukuvuga ngo gwamiringi ni ikintu aho utambutse hose umuntu akumvamo izindi mbaraga akumva imirindi kandi utari wagera aho gizute aho ugeze. Ngira ngo nabonye n'irindi hembe hariya ryera ry'umweru. Iri ubona rero iri hembe iri ureba niritoya mu yandi yose. Ariko iri ngiri rifite imbaraga zirenze uko ayanganya atekereza. Iri hembe umuntu wese basize mu mazi niyo bagushira muri Tanganyika niyo bagushira hehe iri hembe ibintu byose bagutegeyemo wabonye kajyo nakoresha ndi kuvura n'abantu kugira ngo ibintu babasize mu bivemo aho waba uri hose mu mazi ukubona uko ari umweru. Aho bagusize hose mu mazi iri hembe iribona rigukuraye ako kanya vuba vuba. Kandi ibintu byazisingubzira ngo genda ngo uzaza ngo ubiyiza aho ngaho twicaranye ako kanya ubera baniki n'amaso yawe. Ni rimwe rifasha no gushakisha abajura. Abajura. Ku muntu aramutse